My people, iyi ni Technology TV official, nge ni Mwesige David. Nje kukubwira ubujura bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bukorerwa kuri telefoni y'umuntu w'umuturage cyangwa undi muntu usanzwe, cyangwa kuri computer, cyangwa bukabera kuri banke cyangwa ku makonti atandukanye. Dore uko bukorwa. Mbere na mbere uko iminsi iragenda iza, niko nabwo ikoranabuhanga ririmo ragenda risakara ahantu hatandukanye, kandi mu gusakara kwayo niko n'ubujura burimo burashaho kuba bwinshi. Abantu benshi bagiye bataka bavuga ngo dore banyibye amafaranga, dore uburyo banagiye kurambona amafaranga yanjye bayatwaye. Mu minsi yashije nabakoreye video, ushaka wagenda ukazireba zose ngiye kukubwira. Nakoze video z'uko uburyo wareba nimba kuri WhatsApp baguhakinga, hari undi muntu waba uri kumva ibiganiro ugirira kuri WhatsApp. Hari indi nakoze ndababwira ngo dore uko wakumviriza, dore uburyo wamenya nimba barimo barakumviriza, nimba WhatsApp zawe bazibona. Okay, twagiye. 2019 nibwo ubujura cyane bwiyongereye cyane kubwo ku mbuga nkoranyambaga. Igihe mu kwa gatatu ku itariki 14 nibwo ubujura bwatangiye noneho bwo kwibwa. Abaturage baribwe, benshi batanga ibirego, benshi barafashwe, abandi si bafatwa. Ariko mu bantu bafashwe barasobanuye uburyo babigenzaga kugira ngo bibe umuturage. Okay, noneho baravugaga ati twebwe twahamagaraga umuturage tukamubwira tukohereza amafaranga. None rero turibeshye tukohereza amafaranga, none rero tugiye guhamagara kuri MTN, cyangwa bakavuga ko bagiye guhamagara kuri Tigo cyangwa MTN cyangwa Airtel, bagafunga umurongo wawe. Nimba ari byiza rero, nimba ushaka ko batagufungira umurongo, dore rero kuno babigenza, uradusubiza amafaranga yacu tukohereje. Bagahita bafinda amafaranga, bagapfa gufomboza, bagahita bavuga ngo tukohereza nk'amafaranga 5,000, ugahita uyabasubiza. Cyangwa bakavuga bati noneho dore dusanze umubare w'ibanga wakoreshaga urimo urahindurwa, shyiramo umubare w'ibanga mbere na mbere wari waragize. Bakakubwira imibare ukanda, wamara kuyikanda kuvuga ngo shyiramo umubare mbere na mbere kugira tuguhindurire, tugusubize umubare w'ibanga wawe. Barangiza bakakubwira ibintu ugenda ukanda, ugasanga wohereje amafaranga gutyo. Icyo nje kukubwira rero ndagira ngo nkubwire isomo ry'uyu munsi cyangwa isomo ry'iyi message, ni ukugira ngo mbere na mbere igihe cyose uri gukora ikiganiro kuri telefoni cyangwa kuri computer, kirazira kugaragaza inomero y'indangamuntu yawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kirazira kugaragaza nimero ya telefoni yawe mu gihe urimo urakora video. Ikindi, igihe hari umuntu uguhamagara ukubwira ko hari amafaranga aje kuri telefoni, ugomba gucekinga neza ukareba nimba koko ayo mafaranga agezeho, kandi koko yari amafaranga bakoreje kuri mobile money azanditseho momo. Ariko yari umuntu wafodinze cyangwa wahakinze telefoni yawe, we haba handitseho nimero za telefoni. Icyo ngusa rero, ndagira ngo mbere yo kugira uko usubiza uwo muntu uguhamagaye, ndagira ngo banze ujye ucekinga neza ikisumbuye. Noneho ujye uhita uhamagara kuri MTN cyangwa uhamagare kuri Tigo, ubasobanurire ibyo bintu, kuko benshi barimo baragenda bakibwa, benshi bakibirwa mbere na mbere. Noneho hari uburyo barimo baragenda banahakinga ama WhatsApp y'abantu, bakabona ibiganiro byose bakoreraho byose. Barangiza ubundi bujura bugakorerwa muri ubu buryo, bagahita bahakinga WhatsApp y'umuntu, agahita ahindura ibintu, agahita afata SMS akayohereza inshuti ze, akababwira ngo ngize ikibazo runaka, ndagira ngo mumpe amafaranga. Za nshuti zigahita zihoza amafaranga, bahaye nimero, kagira ngo ni wa wundi, kumbi barayihakinze. Icyo ngusa rero, mbere yo kurekuza amafaranga yawe, banza ucekinge umenye nimba uwo muntu ugiye kuyaha ari we wanyawe. Nitwa Mwesige David. kandi kirazira ko ugomba kugaragaza umubare w'ibanga wawe cyangwa password
igihe cyose uri kubikuza amafaranga cyangwa hari umuntu ukubwiye gushyiramo umubare w'ibanga ugomba kwiherera ukawushyiramo wihishe. Murakoze cyane kudukurikira. Icyo ngusaba rero, nitwa Mwesige David, iyi ni Technology TV. Kora subscribe kugira ngo dukomeze twibanire. Ciao ciao.